turasoma mu bami ba mbere duhagurutse igice cya 18 umurongo wa 21. Ndasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abami ba mbere igice cya 18 umurongo wa 21. Nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati, muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire, kandi nimba ari Bali aba ari we mukurikire. Abantu bamusubiza ijambo na rimwe. Turasenga, buri wese arasenga, igiterane kirageze Imana. Uwiteka Mwami Mana ishobora byose, wera mutanga bugingo, Mana Abrahamu, Mana Isaka, Mana Isiraheli, Mana Eliya, Mwami turaguhamagaye ku mugoroba w'uyu munsi kugira ngo Mwami uzuterane na Mwami Mana ishobora byose, twongeye kukwinginga Mwami kugira ngo uturebere munsi y'amaraso yawe. Mwami turareba tugacumura, twavuga tugacumura, twatekereza Mwami tugacumura. Niyo mpamvu ngusabye kugira ngo Mwami utubabarire ibyo byose Mwami ubijugunye mu nyanja yo kwibagirana. Mwami Mana nzima, tumaze gusoma ijambo ryawe. Ijambo ryawe riravuga ngo inyuguti irica ariko umwuka agatanga ubugingo. Mwami Mana nzima, aya magambo yuzuye ahantu hose. No mu muhanda ushobora kuhasanga iyi Bibiliya abantu barimo bayikandagira bayijugunya. No mu tubari irahari. No mu mahorogi aho basambanira usanga zihari ariko ntibuza abantu gusambana. No mu mahoteli usanga bazifite. Mwami ibi byanditswe biba biri ahantu hose, ariko Mwami iyo bimanukiyeho bigira imbaraga Mwami, bikazura, bigakiza, bikarema. Nicyo gituma tugusabye kugira ngo Mwami uzumanukire kuri iki cyanditswe dusomye. Mwami umanure umwuka wawe agisobanure, utubwire icyo dushaka kuri uyu mugoroba. Mwami udukure mu bwiza utujyane mu bundi, udukure ahantu dushyira ahandi. Mwami intege nkeya zacu zose turazikweretse Mwami kugira ngo Mwami zikureho mu izina rya Yesu Kristo. Twirukanye Satani n'amadayimoni yose Mwami yatuma igiterane kitagenda neza mu izina rya Yesu Kristo. Waravuze ngo 2 cyangwa 3 bateraniye uzazubane nabo. Turakwinginze rero natwe Mwami uzubane natwe, uzutuganirize, turenze 2 ndetse turenze 3, turamye turashidikanya kuri hagati yacu Mwami, uzudufashe kandi tugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Turaganira ku ijambo riri hano nyine kuri uyu murongo wa 21 tumaze gusoma igice cya mbere murongo w'abami ba mbere 18 murongo wa 21 rivuga ngo muzageza he guhera mu rungabangabo. Ni Eliya wabibazaga abahanuzi ba Bali. Mana ashimwe kandi himbazwe. Eliya Bibiliya iravuga ngo yari umuntu nka, arangije ahagarika imvura imara imyaka 3 n'igice itava. Eliya yari umuntu nkatwe ariko watoranyijwe n'Imana kuva umurimo runaka Imana yagombaga kumukoresha. Eliya yari umuntu nkatwe ariko yahagaritse Yorodani. Eliya yari afite ubushobozi bwo guteza inzara mu gihugu. Natwe tumeze nkawe, kandi Eliya nubwo yari wenyine, nubwo hari agakundi gato kari kariho muri kiriya gihe, ariko kari agakundi gatoya kabanaga n'Imana, kari agakundi gatoya Imana yemera. Mu gihe cya Eliya abantu bubaha Imana bari bakeya. Wasangaga hari bakeya, abamikaya,
ugasanga hari ba Naboti, ugasanga hari ba Elisa, ugasanga hari udukundi dutoya, hari uriya mupfakazi w'Isarafati. Bari abantu ku giti cyabo bagendaga baba bari mu mazu hirya no hino, nibo wasangaga bubaha Imana muri icyo gihe, mu gihe Isirayeli yose yari yaravuye ku Mana y'ukuri. Haleluya, Imana yashimwe kandi himbazwe. Amen. Ikintu kimwe nshimira Imana ni uko icyo yavuze idashobora kwivuga. Amen. Nubwo abantu bose, nubwo igihugu cyose, nubwo isi yose yareka ijambo rya Haleluya, iyo ihora ari iyo kwizera. Amen. Haleluya. Amen. Nubwo abantu bose bagwa, nubwo abantu bose bava mu byizerwa, iyo ihora ihagaze. Haleluya. Amen. Nubwo abantu bose bareka gusenga, hazaboneka abantu bake batazigera bapfukamira Baya. Amen. Haleluya. Nubwo amatorero yose yagwa, haleluya, nubwo amatorero yose yajya mu butinganyi, nubwo amatorero yose yajya mu byaha, hazasigara bake bo mu gihe cya Eliya bazasigara badapfukamiye Baya. Amen. Haleluya. Eliya arangije yegeranya abahanuzi ba Bali n'abantu bose bari aho ngaho n'abashera, arababwira ati uyu munsi nimuhitemo Imana muzakorera, niba ari Bayali cyangwa niba ari Uwiteka, ariko muzageza hehe guhora mu rungabangabo. Isirayeli yose yari yaravuye ku Mana. Haleluya. Eliya Imana irangije imuhagurutsa mu gihe cya Jerobowamu hamwe na Ahabu, abami bari baravuye ku Uwiteka. Haleluya. Amen. Jerobowamu yari yarubatse ibicaniro bibiri mu majyaruguru ya Isirayeli, kimwe akiyubaka i Dani, ikindi acyubaka i Beteli. Akuraho ibicaniro by'Uwiteka, abuza abantu kongera kujya gusengera i Yerusalemu. Haleluya. Amen. Arangije yitoranyiriza abatambyi aforumye kugira ngo bazajye baba aribo bakorera ibyo bigirwamana yimitse aho ngaho i Dani n'i Beteli. Arababwira ati izi nizo mana z'ukuri, nizo mukwiriye gusenga, ntimugasubire i Yerusalemu. Ariko Bibiliya iri kuvuga muri Yesaya 2 iravuga ngo ijambo ry'Imana rituruka i Yerusalemu. Haleluya. Kandi niho ijambo ry'Imana ryaturutse. Haleluya. Kandi Yerusalemu niyo kapitali y'Imana. Amen. Kandi niho honyine hari hemerewe gusengerwa, kuko Uwiteka niwe yari yubatse urusengero. Amen. Imana irangije ihagurutse Eliya mu gihe kibi nk'icyo ngicyo, aho umwami yari yarakuyeho ibintu byo gusenga. Nyuma ya Jerobowamu irangije izana undi mwami bita Ahabu. Imaze kuzana Ahabu, arangije we aza ari mubi kurusha abandi bose bami bamubanjirije. Bibiliya niko ivuga. Agira kuba mubi, arangije arenzaho no kujya gushaka umusidonikazi Yezebeli. Haleluya. Amaze kurongora uwo mugore we azana imana z'iwabo, azana Bali, azana Ashera. Haleluya. Yempoza Ahabu ko izo mana zikwiriye gusengwa, Imana y'ukuri igakurwa muri Isirayeli. Yari umugore mubi cyane. Haleluya. Imana irangije ihagurutsa umuhanuzi mu gihe nk'icyo ngicyo. Haleluya. Niyo mpamvu isi yose yazambye, ibintu byayoberanye, Imana muri icyo gihe nibwo iba igiye kohereza umuhanuzi. Haleluya. Kandi n'abahanuzi babiri bakorana mu gihe kimwe. Haleluya. Hakora umuhanuzi umwe. Niyo mpamvu tutemera umuhanuzi wa munani, twemera ko umuhanuzi w'iki gisekuru ari umwe wenyine. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi himbazwe. Eliya yariwe profete majeri w'icyo gihe, muri icyo gihe cye niwe Imana yahagurukije kugira ngo ahangare iyo myuka mibi yari yarateye igihugu cyose. Haleluya. Eliya ubundi bivuga umwuka uhangana. Yagombaga guhangana n'uwo mugore bita Yezebeli, yagombaga guhangana n'abo bahanuzi 440 baba, yagombaga guhangana n'abo bahanuzi 100 bashe, yagombaga guhangana n'ibyo bigirwamana byose by'imitwe
yanditswe muri icyo gihe. Aleluya. Imana yacu ishimwe kandi yimbaza. Imana irangije ihagurutsa Eliya, ibyo yagiye akora byose murabizi. Amen. Irangije abwira Ahabu, aramubwira ati ndahiye Uwiteka Imana waremye ijuru n'isi, ndategetse nta mvura izaba. Aleluya. Imyaka 3 n'igice itarashira, kandi ntabwo izaba kugeza igihe nzabitegetse. Imana yamuhagurukije afite authority, imuhagurutsa afite imbaraga, imuhagurutsa afite insidiro senyeri kuri Uwiteka avuze, imuhagurutsa afite ubushizi bw'amanga bwo guhangara ibitagenda neza byose. Aleluya. Imana irangije iramuhagurutsa. Amen. Igihe kigeze, Abisirayeli bose baravuye ku bigirwamana. Haleluya. Yezebeli abahanuzi bose amaze kwica, yari yaramaze kwica Naboti, yari yaramaze kwica abahanuzi, yari yaramaze gutera abahanuzi bose ubwoba. Haleluya. Eliya nawe ahunga. Amen. Arangije Imana iramubwira ati tubwire aha akoranya abahanuzi bose Karumeli. Haleluya. Narangiza baza. Haleluya. Tuzareba Imana y'ukuri, nimba ari Bayali cyangwa nimba ari Ashera cyangwa nimba ari Imana ya Isirayeli. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi yimbaza. Imana, umwuka wa Eliya ubundi ugomba gukora mu buryo butanu. Haleluya. Umwuka wa Eliya mbere na mbere wakoreye muri Eliya w'Itishubi. Haleluya. Bwa kabiri ukorera muri Elisa. Bwa gatatu ukorera muri Yohana Umubatiza. Bwa kane ukorera muri William Branham. Bwa gatanu uzakorera muri bariya bahanuzi babiri bazajya kubwiriza i Yerusalemu, bazaba bafite umwuka wa Mose na Eliya. Haleluya. Icyo gihe itorero ry'abanyamahanga rizaba ryarazamuka. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi yimbaza. Umwuka wa Eliya Imana imuhagurukije kugira ngo urwanye isi na sisiteme yayo n'ibyaha biba byuzuye mu bantu. Niyo mpamvu Eliya atatinyaga guhagarara imbere ya Ahabu. Haleluya. akamubwira ati, bakamubwira ngo ni wowe watesha umuntu w'Isirayeli, akamubwira ati yabaye wowe n'inzu yacu, ni mwebwe mwatesha umuntu w'Isirayeli, nimwangirwa mukore ngo ni Yezebeli, mwishe abahanuzi, musenya ibicaniro by'Uwiteka. Haleluya. Eliya agahagarara imbere y'umwami akamuhangara. Niyo mpamvu Yohana Umubatiza nawe yabonye Herode afite umugore wa murumuna we Filipo, aramubwira ati amategeko ntakwemerera kurongora umugore wa murumuna wawe akiri. Haleluya. Umwuka wa Eliya wari umwuka uhangara ibidahangarwa. Umwuka wa Eliya wari umwuka udatinya kuvugisha ukuri imbere y'abamwica. Umwuka wa Eliya uba ari umwuka udatinya kuvuga ibitagenda neza. Haleluya. Uba ari umwuka uhangara, umenagura, ujanjagura, ukubita hasi byishyira hejuru byose kugira ngo birwanye ukuri. Imana ishimwe kandi yimbaza. Haleluya. Mu gihe cya Eliya hari abandi nabo bameze nka Naboti batemeraga kugurisha gakondo yabo y'abasogokuruza. Hari benshi, hari bayeho. Haleluya. Amen. Hari ba Elisa bemeye gusiga entreprise zabo bagakurikira Eliya. Haleluya. Hari abantu bakunda Imana, hari uriya mupfakazi w'Isarafati. Haleluya. Hari abantu benshi bakundaga Imana, ariko nubwo igihugu cyose cyari cyarazambye, ariko hari bake. Haleluya. Niyo mpamvu Uwiteka Eliya ari guhunga yaramubonye ari munsi y'igiti cy'umurotero, aramubaza ati Eliya we urakora icyo ngaho? Ati nagize ishyaka ryinshi. Haleluya. Bishe abahanuzi babo, bashenye ibicaniro by'Uwiteka. Haleluya. Nanjye baragenza ubugingo bwanjye kugira ngo banyice, nicyo gituma ndi kwihisha. Amen. Uwiteka arangije aramubwira ati shigasha abandi 7,000 batari bapfukamira Bayali. Haleluya. We niwubaha Uwiteka ujye umwubaha ku giti cyawe, ntukumve ko hari abandi. Haleluya. Abandi ni Imana ibazi, wowe ugomba guhagarara wenyine. Haleluya. Ku buryo Imana yazika kubaza turakora icyo ngaho ukavuga uti nagize ishyaka ryinshi cy'umurimo wawe. Haleluya. Pana kureba ku bandi, pana kureba ibyo bavuga, pana kureba ibyo batekereza, pana kureba ibyo abantu bibwira. Oya.
haleluya. Amen. Imana yacu ishimwe kandi himbaza. Imana irangiza imuhagurutsa mu gihe kibi nk'icyo, haleluya. Arangije arashanjagura, aramenagura, haleluya, ku musozi Karumeli. Arangije arababwira ati nimufate imfizi zawe, haleluya. Amen. Imana yacu ishimwe kandi himbaza. Mufate amazi mwuzuze impavu, haleluya. Noneho musenge. Turi mwebwe benshi, jewe ndi na jyenyine, haleluya. Abaharugari arababwira ati mubanze musenge, amen. Barangije ngo barikebagura barakotsora. Eliya bageze igihe cya nimugoroba, Eliya arangije ngo arabashinyagurira, arababwira ati ahari Imana yanyu menye yazindutse, nimukotsore ahari wenda yabumva. Ngo barikebagura, amaraso imishori ku mibiri yabo, bari hakuna ntabwo yigeze isubiza, haleluya. Eliya yari yashyizemo urufunguzo, icyo gihe yari Karumeli, haleluya, yari finali. Ntabwo Imana y'ibinyoma ishobora kwegura umutwe ahantu hari Imana y'ukuri, haleluya. Niyo mpamvu Dagoni, haleluya, Abafilisitiya babishyize imbere y'isanduku y'Uwiteka. Isanduku y'Uwiteka yari irimo ibihamya by'Imana, yari irimo inkoni ya Aroni, yari irimo haleluya, yari irimo amategeko ya Mose, yari Imana indani n'isanduku y'isezerano. Bayishyize iruhande rwa Dagoni. Dagoni babyutse mu gitondo basanga acitse igihanga, barayegura, haleluya. Ntabwo dusenga Imana begura, haleluya. Dusenga Imana ivuga, ifite ubuzima, ifatika, haleluya. Dagoni barongera barayegura Abafilisitiya, barongera bayeguye mu gitondo basanga yacitse ibiganza, yaguye hasi yubamye. Ntabwo yagombaga kugwiga, yagombaga kugwa yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka, haleluya, ikayiha icyubahiro, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo amavi yose n'ikuzimu bigomba kumfukama, amen, haleluya. Dagoni irangije baravuga bati nimujyane iyo sanduku ya, mujyane, ntigiye kutuma, haleluya, amen. Nibirebye Imana yacu ishimwe kandi himbaza. Dusenga Imana nzima, dusenga Imana ivuga, dusenga Imana yumva, dusenga Imana isubiza, haleluya. Barikebagura, bararirimba, barakotsora. Eliya yikoreye mu mifuka ari wenyine, haleluya, amen. Ariko bareba bahera mu gitondo bageza nimugoroba. Arangije arababwira ati mwarangije, bumva ntawe ugikokora, haleluya. Arababwira ati nimunyegere, haleluya, haleluya. Mwese nimunyegere, mufate izo mfizi muzane mwuzuze hano, mushyireho n'amazi, Imana isubirisha umuriro y'abaroma, haleluya, amen. Yarababwira ati mushyireho n'amazi rwose mwuzuze, kuko umuriro ntabwo ushobora kumanukira mu mazi ubundi. Fizika mu buryo buri scientifique ntabwo umuriro uhuye n'amazi ubundi urazira, haleluya. Ariko yarababwira ati kugira ngo mubone ko atarabona favorite, mushyireho n'amazi mwuzuze izo nyama, mushyireho mu mavu mwuzuze murengeze, amen, amen. Arangije Eliya yasenze amasengesho, isengesho rito cyane, haleluya. Iyo uri mu bushake bw'Imana, iyo uri muri gahunda y'Imana, iyo uzi ko nta mutima ukurega, iyo uzi ko umeze neza, si ngombwa kuvuga amagambo y'urudaca, haleluya, amen, haleluya, amen. Eliya arangije Bibiliya iri kuvuga ngo arabanza asana igicaniro cy'Uwiteka, haleluya. Yegeranya amabuye 12, haleluya. Agereranya imiryango 12 ya Isiraheli, haleluya. Arayegeranya asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse, haleluya. Nuzahamagara Imana utarabanza kwihana, haleluya. Banza usana igicaniro cy'indani, banza utunganye ibitagenda neza muri wowe, nurangiza uhamagara Imana, haleluya. Amabuye 12 ashushanya imiryango 12 ya Isiraheli, haleluya. Amabuye 12 ashushanya inyigisho z'intumwa 12, haleluya. Aho ngaho natwe twasubiye ku nyigisho z'intumwa 12, ntabwo twasubiye ku nyigisho z'i Roma, ntabwo twasubiye ku nyigisho zo muri Suwede, ntabwo twasubiye ku nyigisho zo muri Amerika, ntabwo twasubiye ku nyigisho za Gatolika, ntabwo twasubiye ku nyigisho z'Abadive cyangwa z'Abapende cyangwa z'Abayehova. Twasubiye ku nyigisho z'intumwa
n'intumwa n'abahanuzi. Amen. Ijambo ry'Imana rikuvuga mu Efeso 2:20 hakavuga ngo kuko aleluya mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi kandi Yesu Kristo niwe werikomeza. Amina. Aleluya. Amen. Arangije aravuga ati nimunyegere. Aleluya. Asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Aleluya. Aterura isengesho ritoya cyane. Aravuga ati Uwiteka Mana Abrahamu na Isaka na Isiraheli uyu munsi aleluya niwo ugarura imitima y'abantu. Aleluya. Uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Aleluya. Amen. Amen. Umuriro ngo pufu tumanuka utwika za nyama amazi yakamya yose. Aleluya. Amen. Abahanuzi bari bose bari magana barangije nashe barangije Imana yamanutse nabo bagomba guhita bubara. Barangije bikubita hasi bonyine Uwiteka niwe Mana. Uwiteka niwe Mana. Aleluya. Amen. Uwiteka niwe Mana ni kuzimu bagomba kubiha. Amen. Amina. Aleluya. Amen. Imana yatushinga kandi imba. Uwiteka niwe Mana. Aleluya. Iyi Mana kugira ngo Imana ihagurutse umuhanuzi nuko haba hari urungabangabo. Niyo mpamvu turi ku ijambo rivuga ngo muzagezayo kuba mu rungabangabo. Hano rwari ruvuyeho. Aleluya. Imana y'ukuri yari igaragaye. Nk'uko bimeze no muri iyi minsi hariho gusenga kwinshi, hariho urungabangabo. Ntushobora kumenya abasenga by'ukuri, ntushobora gusenga abasenga mu binyoma, ntushobora gusenga ibintu byose ni mucangamano. Niyo mpamvu hariho urungabangabo. Imana yagombaga kohereza umuhanuzi mu gihe nk'iki. Amina. Aleluya. Akadusubiza ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Niyo mpamvu Imana yohereje mwene data William Mario Branham. Aleluya. Aza ari umuntu uciye bugufi, aza ari umuntu nkanjye. Aleluya. Imana imwuzuzamo ubutunzi bwayo. Aleluya. Amen. Imuzana mu gihe nk'iki aho amadini yose yaguye, amatorero yose yari yaraguye, atemera gukira indwara, atemera inyigisho z'intumwa, yose yari akemeranya yarasuye i Roma. Aleluya. Imana iramuhagurutse mu gisekuru nk'iki kugira ngo agarukane kwizera kw'abana kwa basi ba data n'intumwa. Aleluya. Twebwe ni twebwe ba dusomere muri Malaki niho babivuga. Malaki ibice bitatu. Malaki ibice bitatu. Malaki ibice bitatu umurongo wa 23 kugera ku wa 24. Dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo ni uzasanganya imitima y'abana n'iy'abasi kugira ngo nazaza kurimbuza isi umuvugo. Aleluya. Mbere y'uko Imana irimbuza isi umuvugo igomba kohereza umuhanuzi. Aleluya. Niyo mpamvu Imana yohereje mwene data William Mario Branham. Aleluya. Kugira ngo dusubize ku kwizera kwa ba data nk'uko nabasomeye mu Efeso 2:20. Aleluya. Ngo twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Inyigisho zose amadini yari yarajyanye, iby'ubusuki yagariye, ibyariwe na Kagungu, ibyariwe n'Uburima, ibyo byose Imana yagombaga kubigarura muri iki gihe cyacu. Aleluya. Niyo mpamvu Eliya ababereyeho kugira ngo agarure byose. Eliya w'itishupi yagombaga kugarura Isiraheli yose kukubaha Imana y'ukuri. Niyo mpamvu natwe Imana yohereje umuhanuzi muri iki gihe kugira ngo atugarure ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Aleluya. Umubatizo mu izina rya Yesu Kristo. Imana imwe kandi Imana yo mu butatu. Aleluya. Abagore ntibagomba kwigisha mu itorero. Abagore bagomba kwambara imyambaro ikwiye pana upantaro. Aleluya. Amen. Ifunguro ryera rigomba gukorwa nk'uko ryakorwaga mu gihe cya mbere. Aleluya. Tugakoresha vino. Aleluya. Tukabikora ku mugoroba, tukarya umutsima umwe, tukanywera ku gikombe kimwe. Izo nyigisho zose nizo Eliya yagombaga kugarura. Aleluya. Amen. Imana yacishimwe kandi himbazwe. Amadini yose
ntawe ushobora kubisanga, kubera ko yose yamaze kuba Babiloni, yamaze gusubira kuri nyina gatolika. Niyo mpamvu usanga izo nyigisho ntazihari, ariko twebwe twubatswe ku rufatiro rw'umwana n'abahanuzi. Imana ishimwe ko twemeye umuhanuzi Imana yohereje. Aleluya. Hari amatariki adashobora kwibagirana mu bukozi bwa mwene data William Marion Branham. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 mu 1905 niho yavutse. Aleluya. Akimara kuvuka saa 11 za mu gitondo, aleluya, imbere y'umubyaza na nyina umubyara, aleluya, urwo ruhinja ruryamye aho ngaho, aleluya, kugira ngo mbereke mukanguke kandi mumenye ko Imana hari ikintu yakoze muri iki gihe cyacu. Abazacyemera n'abatazacyemera ibyo birabareba, ariko twebwe tugomba kucyemera. Amen. Kandi Imana izaduha umugisha. Nta muntu utazemera ubutumwa bw'igihe ntabwo ashobora kuba mu mugabane wo kuzamura. Amen. Aleluya. Urwo ruhinja ruryamye ngo saa 11 za mu gitondo, inkingi y'umuriro yo nkunda kubereka iraza ihagarara ku ruhinja. Aleluya. Hejuru y'uruhinja nyina n'umubyaza babireba, uruhinja rutambara n'umunsi umwe. Aleluya. Imana yari yohereje umuhanuzi. Amen. Nta hantu byigeze biba kuri iyi si. Amen. Tugomba kwiga tukimara. Imana yakoze ibintu bikomeye, ntabwo tugomba kubitesha agaciro. Amen. Amen. Uruhinja, inkingi y'umuriro nk'imwe yajyaga imbere y'Abayisiraheli. Aleluya. Nijoro ikaba hejuru ikabamurikira. Iyo namanutse hejuru y'uruhinja muri Amerika. Aleluya. Aleluya. Si yose irabizi nubwo yabyatse. Amen. Mbere y'uruhinja, iruhande rw'uruhinja, Imana iza kwihamiza, kuko umuhanuzi avuka ari umuhanuzi. Amen. Aba ari umuhanuzi kuva akivuka. Amen. Ntabwo twebwe twemera n'abahanuzi bavuga ngo ngwino banane n'umuhanuzi w'Imana. Umuhanuzi w'Imana uvuye mu kabari ejo bundi, uvuye mu buraya ejo bundi. Nta muhanuzi w'Imana wijandika mu byaha. Haleluya. Imana yakudestinye kuba umuhanuzi mukuru, un prophète majeur. Irinde imibereho yawe, ntabwo wicafuza. Amen. Ntabwo nshobora guhaguruka ngo mvuge ngo ugende umuhanuzi. Haleluya. Cyakora abahanuzi batoya babaho. Haleluya. Ariko umuhanuzi w'igisekuru cyangwa umuhanuzi ukomeye, Imana murinda kuva akivuka, ntabwo yijandika mu byaha. Amen. Imana ishimwe kandi imbazwe. Yarinze Yeremiya, irinda Samusoni. Haleluya. Imugire umunaziri, iha amabwiriza nyina, iramubwira ati ntazanywe kugisindisha, ntaziyogosheshe umusatsi. Haleluya. Ni nabyo Imana yabwiye William Marion Branham. Haleluya. Ku myaka 7. Amen. Arangije avuye ari muri quartier iwabo. Haleluya. Ari mu gashyamba, yumva ijwi, yumva ikintu kivuga ngo hu. Haleluya. Arebye mu giti, yumva ijwi rimubwira riti ntuzigere unywa inzoga, ntuzigere unywa itabi, ntuzigere wanduza umubiri wawe, kuko numara gukura ufite umurimo nzagukorera. Ku myaka 7 namucyuriye. Haleluya. Umwana arangije ataha yahangutse. Gutoranywa n'Imana byoroshye. Uzi kugira ngo wumve amajwi nk'ayo ufite uri umwana ungana kuriya, niyo byoroshye. Abwira nyina ati yari umugabo uri hariya sinzongera guca muri iyi nzira. Iyo mpageze bigihambira amagambo, iyo mpageze bigihambira atazanjye cyangwa azanyica, ntabwo uzasubira. Ati wa mwana ufite kushima, ati wa mwana we ubwo si ibintu wibwira, ariko yari yaravutse ari umuhanuzi. Amen. Haleluya. Yatangiye kubona amayero ku myaka 3. Haleluya. Hari ibintu yibuka yagiye yereka afite imyaka 3. Haleluya. Imana yaratugendereye bene data bafite bacu, twebwe tugomba kubiha agaciro. Haleluya. Ku itariki 11 z'ukwa gatandatu muri 1946, marayika ahantu bita Green Mills. Haleluya. Marayika w'Uwiteka aramanuka avuye ku Uwiteka,
Haleluya. Amuha komisiyo yari yatangiye ubukozi bwe. Haleluya. Amen. Yari yatangiye ubukozi. Aramubwira ati uhawe ibintu bibiri. Amen. Amen. Ati ngwaye gukiza indwara zose. Amen. Haleluya. Kugeza no kuri kanseri. Kanseri niyo yari indwara ikomeye icyo gihe. Ati ikimenyetso kizabikubwira, uzajya ufata ikiganza cy'umurwayi ugifatisha ikiganza cyawe cy'iburyo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nurangiza uri kumusengera azajya bakanuye. Haleluya. Kugira ngo arebe. Haleluya. Ku kiganza cyawe hazajya haza akabyimba. Haleluya. Amen. Nikagenda uzajya umenya ko iyo ndwara ikiza. Amen. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Imana yakoze ibintu bikomeye. Ati ikimenyetso cya mbere nibatakikwemereraho. Haleluya. Kubera ko nakugize umuhanuzi wawe. Amen. Bazakwemerera ku kimenyetso cya kabiri. Kandi cya kabiri ngiki uzajya usoma ibitekerezo by'abantu. Yajyaga kugusengera akabanza akakubwira aho uvuye, akabanza akakubwira aho uturutse, akakubwira indwara urwaye, akakubwira ikibazo ufite, akakubwira n'uwo mwazanye, akakubwira n'icyo ukora mu buzima bwawe, n'akaritsiye n'inzu utuye. Yateraga umugongo abizera, akareba imbere, akavuga ati wowe ndakubona, wowe wicaye hariya, wa mugabo w'igika waje uturutana n'abana. Haleluya. Amen. Ufite indwara nita urakiza. Atagukozeho. Amen. Amen. Kubera iki? Yari umuhanuzi w'igiseko. Amen. Nta handi byigeze bibaho, nta handi biraboneka uretse kuri Yesu wenyine. Abahanuzi bose bari no kuri Mose, nta Imana akoresheje ibitangaza nk'ibyawe na data William Mayoborana. Amen. Amen. Abantu babyemere ntibabyemere ni ukuri. Amen. Imana ishimwe kandi imbaho. Haleluya. Mose nawe yarahawe ibimenyetso bibiri. Haleluya. Icyambere Yeremiya bareka aramubwira ati shyira ikiganza mu kwaha, agishyizemo gihinduka ibibero. Aramubwira ati gisubizemo, agisubijemo kirakira, gihinduka nk'icyuma. Ati ikimenyetso cya kabiri Farawo uzamwereka, uzajya ujugunya inkoni hasi izahinduka inzoka. Abahanuzi Imana baha ibimenyetso bikomeye. Amen. Amen. Imana ishimwe kandi imbaho. Amen. Haleluya. Amen. Marayika arangije amuha iyo komisiyo. Haleluya. Amen. Imana ishimwe kandi imbaho, kugira ngo ajye abwiriza abantu bitagaragara ko atari amaboko ye, bitagaragara ko ari ubwenge bwe, bitagaragara ko ari amashuri yize 6 masa ya primaire. Haleluya. Ariko niwe muntu Imana akoresheje ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye mu baremwe bose. Imana ishimwe kandi imbaho. Amen. Yagombaga kumuhereza mu gihe nk'iki amadini agwiriye n'amatorero, ubuyobe bwuzuye mu bantu. Haleluya. Aho Paul yandikiye Timote aramubwira tumenye ko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya, abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, ibyigenge, bikakaza. Haleluya. Bagambana, bafite ishusho yote. Nicyo kintu kiri très dangereux, ariko bahakana imbaraga zabo. Abasenga ni benshi, abavuga iby'Imana ni benshi, abasengaga mu gihe cya Eliya bari benshi, abasengaga mu gihe cya Eliya bari benshi cyane. Hari abahanuzi benshi b'ibinyoma. Haleluya. Bahanura mu izina ry'Uwiteka ariko atabatumye. Haleluya. Imana ishimwe kandi imbaho. Niyo mpamvu natwe muri iki gihe abavuga Bibiliya ni benshi, abavuga iby'Imana ni benshi, ariko ababihagazemo neza ni bake. Niyo mpamvu Imana yagombaga kohereza umuhanuzi kugira ngo tugarure ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Haleluya. By'inzige zariye, by'uburima bwariye, by'ubuzukira bwariye, byo kabungu zariye, byose bigaruke mu itorero. Haleluya. Amen. Iyindi tariki ni tariki 24 z'ukwa mbere 1930, aho abanyamadini bari bamuhagurukiye. Haleluya. Barimo bavuga ngo nta ndwara zigikira, batangiye kumukritika ngo ni jeune ministre, ngo ubwiriza ngo horizon divine, bariko ngo nta muntu ugikira, bamukritika bavuga ngo ni umutekamutwe n'iki. Haleluya. Arababwira ati ntabwo ari jyewe wihamiza. Bamuhamagaye agiye kuri podium
Haleluya. Amen. Akimara kugera kuri podium. Haleluya. Amen. Akimara kubwiriza. Haleluya. Amen. Hari umugabo wari urimo apinga. Haleluya. Inkingi y'umuriro iramanuka imbere y'abantu. Haleluya. Imuhagararaho nibwo bayifotoraga iki gihe. Hano yari kumva ari kubwiriza. Ngiye hano hejuru y'umutwe. Haleluya. Ari kubwiriza. Haleluya. Barangije nta muntu wari wakayibona. Haleluya. Ariko ngo we ari kubwiriza ngo yumve ikintu kimeze nk'umuyaga kiza muri saa, ngo amenye ko ari inkingi y'umuriro yaje. Haleluya. Amen. Noneho umufotogarafe wa studio bita Douglas y'ahantu bita Houston muri Amerika. Haleluya. Amen. Harimo umugabo umwe bitaga George Russell. Haleluya. Niwe wagiye kwegizamina iyo foto. Haleluya. Agiye kwegizamina, urabizi ko iyi foto bashobora gukora montage bakagushyiriraho akantu, bashobora gukora retushaje, bashobora kugira gute. Ariko hari abantu bo muri FBI baba bashinzwe ibyo ngibyo. FBI ni ibiro by'ubutasi by'abanyamerika, baba bashinzwe kwegizamina cyangwa se kugenzura dosiye zose zishobora kuba zishidikanywaho. Haleluya. Amen. Barangije bajya kuyigenzura, barangije batanga atemanya, baravuga bati nta muntu wigeze akora kwishyura atahubwo ni umucyo udasanzwe. Haleluya. Igitangaje nta yindi foto yavuyemo mu mafoto yose yafashwe keretse iyo. Yego. Kubera ko Imana idakina, izindi zose ziva umweru nk'izaza, hazi yonyine igaragaraho Branham n'inkingi y'umuriro. Imana ni Imana. Haleluya. Amen. Imana yashimwe kandi imbaza. Amen. Eliya, amen, wo mu gihe cyacu nk'uko uhangara. Haleluya. Yajyaga imbere y'abanyamadini akababwira ati muri urubyaro rw'inshira. Yajyaga imbere y'abanyamadini akababwira ati muri urubyaro rw'inzoka. Akababwira ati izo teolojiya zanyu ntacyo zizabamarira. Haleluya. Akababwira ati mwaraguye mugaruke ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Yajyaga imbere. Haleluya. Yavugaga igihugu cy'Amerika akavuga ati Amerika yatangiye imeze nk'intama, atari kubu ni drago. Nibo bakora ibyaha, nibo bakora ibintu byose bibi, nibo basigaye bafite uburiganya. Akavuga ati Amerika yavumwe. Haleluya. Muri 33 yahanuye ubuhanuzi ngira ngo bugeze muri 7 nimba ntibeshye. Haleluya. Ahanuramo abona Amerika igurumana. Haleluya. Amen. Igurumana. Amen. Ibyo ngibyo turabitegereje. Arongera arahanura aravuga ati wowe Los Angeles wigira umurwa w'abamarayika kandi ibyaha byose wowe bikorerwaho. Amafilime y'ubusambanyi nihaturuka, amafilime y'ubutinganyi nihaturuka, Los Angeles uzamanuka uzajya munsi y'inyanja. Yarabihanuye ibyo nabyo. Hashize iminsi haba umutingito ukomeye aho Los Angeles igabanyira n'izindi leta zose, hazamo umusaka irasaduka. Haleluya. Imana iraregetse, hasigaye gato gusa. Amen. Ikazarekura pufu, Los Angeles ikamanukira mu nyanja yose. Amen. Ikamanukira mu nyanja. Amen. Ikamanukira mu nyanja. Amen. Kubera ko ari insigiro Senyeri. Yarahanuye aravuga ati amen. Abantu bazakora imodoka zimeze nk'amagi. Izo modoka ziri ku isoko. Haleluya. Yarahanuye aravuga ati musore munyagitugu w'umutaliyani. Haleluya. Azagwa hanze y'igihugu. Arahanura aravuga ati yigire azinjiza abantu mu ntambara kabiri isi yose. Haleluya. Arahanura ati Amerika izategekwa n'umugore. Amen. Yashaka kuvuga ko avuga ati petete ko ishobora kuba ari Kiliziya Gatolika. Ubundi Amerika ni igihugu cy'abaprotesta, ariko ubu ngubu gisa nkaho cyahindutse nk'icy'abagatolika. Haleluya. Yarahanuye. Amen. Imana yashimwe kandi imbazwa. Imana yohereje umuhanuzi. Haleluya. Icyo gihe hari opposition kuri iyo tariki barimo bamukwena ngo ntabwo Imana ikiza urwaye, irangije yihamiriza yerekana imbaraga zayo. Amen.
Imana ishimwe kandi yimwe. Amen. Bene data bashiki banjye, iki ni igihe cyo gufata icyemezo. Amen. Ntabwo wakumva ibyo Imana yakoze muri iki gihe kandi ngo ubu gishidikanya. Haleluya. Amadini yose yaramwanze, bamwambura pasiporo ye, asigara wenyine ari kubwiriza Jefferson Ville guhera mu 1963. Amadini yose apate ko yaramukundaga kubera ibitangaza n'ibimenyetso yakoraga, ariko bagezaho ibimenyetso bimaze guhishurwa, amaze kuvuga iby'urubyaro rw'inzoka, amaze kuvuga jamaraje divorce, byose barakusanya baravuga ngo waravangiwe ntawe uzongera kumwakira. Ariko na Eliya yari ari wenyine mu gihe cye. Haleluya. Ibyo yakoze na n'ubu ni amateka atazibagira. Amen. Dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya mbere y'umunsi w'Uwiteka uteye ubwo utaragera, uwo niwe uzasanganya imitima y'abana kuyabaza. Haleluya. Jean Baptiste Imana yamwohereje kugira ngo ategure kuza kwanjye kwawe. Haleluya. Amen. Nanjye nzakohereza kugira ngo hamwe n'ubu butumwa ubwiriza butegure kuza kwanjye kwawe. Ibyo yabibwiwe ku itariki 11. Haleluya. Z'ukwa gatandatu mu 1933. Ariko umugezi Ohiyo ari kubatiza umuntu wa 14 yari umujene predikateur. Haleluya. Hazijwi kubita nk'inkuba. Haleluya. Amen. Nikubise nk'inkuba, abantu bose baraho bagugira umwe, ariko batiza umuntu wa 14. Ariko ubu abaraho bari barenze 3,000. Barangije bumva ibintu bimeze nk'uko, ariko Branham we yumva ijwi hejuru y'umutwe we, aho yari kubatiriza haza igicu ndengakamere. Abantu baraho bose barakibona, yumva ijwi mu mutima rimubwira. Haleluya. Yumva ijwi rimubwira, riramubwira ngo nk'uko Yohana Umubatiza yoherejwe kugira ngo ategure kuza kwanjye kwa mbere, nawe ndakohereje hano n'ubu butumwa kugira ngo butegure kuza kwanjye kwa kabiri. Amen. Ibyo birazwi. Utemera ubu butumwa Imana yohereje nabwo azazamura. Ubu ni ubutumwa butegura kuza kwa kabiri kwa Yesu. Haleluya. Kandi kuza kwa kabiri kwa Yesu azaza aje gutwara umugeni we. Niyo mpamvu mu madini yose nta mugeni urimo, kubera ko batizera ubutumwa bwiza. Cyakora bashobora kuzabona ubugingo buhoraho, ariko ubutumwa bwiza nibwo butegura umugeni wa Kristo. Amen. Haleluya. Impamvu tubivuga dufite ubushizi bw'amanga niki? Hagira undi muhanuzi uhaguruka tubwire iby'Imana yakoranye n'uyu mugabo. Ntawe. Amen. Nawe nta. Ukuyemo Yesu wenyine nta muntu Imana yigeze ikoresha ibimenyetso bitangaza nka Branham. Kandi aho twamupimiye niki? Ni uko yadusubije ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi nk'uko Bibiliya ibivuga. Amen. Ariko umuntu arahaguruka ngo ni umuhanuzi cyangwa ni umuhanuzikazi akabatiza mu butatu, cyangwa akabwira abantu ngo Imana ari eshatu. Ntabwo nguwo ari umuhanuzi w'igisekuru. Haleluya. Umuhanuzi w'igisekuru azana abantu ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Amen. Imana ishimwe kandi yimbaza. Nicyo cyatumye tumupima. Amen. Turamusuzuma tumenye yuko yavuye ku Mana. Imana ishimwe kandi yimbaza. Iyi Imana yohereje umuhanuzi Eliya, iyi Imana yohereje umwuka wa Eliya, Imana ibibizanye kugira ngo abantu batungane. Imana ibimwohereje kugira ngo abantu bave mu nyigisho z'ibinyoma. Imana ibimwohereje kugira ngo abantu batandukane n'umwuka w'isi. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikuvuga ngo ntimukunde iby'isi. Haleluya. Kuko ibiri mu isi byose ari irari ry'amaso. Niyo Yohana wa mbere 2:15 kugera ku 14. Haleluya. Ntimukunde iby'isi. Haleluya. Kuko ibiri mu isi byose ari irari ry'amaso. Amen. Igituma abantu bava ku Mana ni iki? Bava ku Mana kubera ibyo bararikiye. Haleluya. Itegereze mu madini yose. Haleluya. Umuntu ngo ni apotre, umuntu ngo ni bishop, umuntu ngo ni pastor, akaba ari mu rusengero. Haleluya. Amen. Ari kubwiriza abagore bambaye ubusa abireba, ari kubwiriza abagore bambaye twakora n'amapantaro abireba, azi ko bivuga mu gutegeka wa 2:22 mu wa 5 bivuga ngo umugore ntakambarane n'umugabo
kuko ibyo ngibyo ari ikizira imbere y'Uwiteka, ari icyaha yanga umwuka. Haleluya. Akabwiriza abantu, amen, bambaye amapantaro, akabwiriza abagore bambaye imini, akabwiriza abagore bimakiye, akabwiriza abagore bogosha ingohe. Ibyo ngibyo mu gihe cya Eliya ntabwo yari kubitorera. Haleluya. Niyo mpamvu Buranamu bamwangaga, yaje acyari umwuka. Haleluya. Niyo mpamvu n'abavuga ubutumwa bw'igihe ntabwo bagomba kwihanganira ko isi yinjira mu itorero. Amen. Amen. Bagomba gucyaha umwuka w'isi, bagomba gucyaha umwuka w'abagore. Haleluya. Nk'uko yarahanganye na Yezebeli. Haleluya. Kwimakiya no kwisiga amarangi mu maso byaturutse kuri Yezebeli, umugore wa Ahabu. Niyo mpamvu yangaga abahanuzi, niyo mpamvu yangaga Eliya. Eliya yamubwiraga ijambo ry'Imana kubera ko ari pasiteri we, aho kugira ngo yihanire ahubwo akamuhiga. Ni nayo mpamvu abakozi b'Imana n'abakuri bose bakari icyaha usanga babanga. Amen. Amen. Kubera ko baba bari mu mwuka nabo wa Eliya. Haleluya. Imana yashimwe kandi himbazwe. Asanga umuntu ngo ni apotre, ugasanga umuntu ni bishop, ugasanga umuntu ngo ni pastor. Haleluya. Ugasanga umuntu ngo ni cardinal, ugasanga umuntu ni papa. Haleluya. Barimo barashyingiranya abatinganye. Haleluya. Imana yamagurukije mu gihe cye uwo mwuka wari uhari mu bwami bwa Isiraheli, harimo abatinganye. Ibyo byose yagombaga kubikanya. Niyo mpamvu na mwene data Buranamu yakariraga imyuka nk'iyo. Ariko tugomba kuyikanya. Haleluya. Ugasanga umuntu ngo ni pasiteri. Haleluya. Arimo arashyingiranya umugabo ku mugabo, arashyingiranya abagore ku bagore. Jya mu itorero ry'Abangirikani i Burayi no muri Amerika urebe, ibyo ngibyo basigaye babyemera. Haleluya. Barashyingiranya abagabo ku bagabo, barashyingiranya abagore ku bagore. Ugasanga umuntu ni pasiteri yambaye n'imisara, arimo arabikora. Haleluya. Muzageza ryari guhera mu rungabangabo? Haleluya. Nimba ari Uwiteka Imana, nimba ari Bayali Imana, muba ariwe mukurikiye. Ariko nimba ari Uwiteka Imana, muba ariwe mukurikiye. Imana ishimwe kuba twohereje umuhanuzi. Imana ishimwe kandi himbazwe. Amen. Asanga umuntu ngo ni intumwa, ugasanga umuntu ngo ni umuhanuzi, aranywesha abantu amazi yo mu masogisi ye. Ugasanga umuntu nawe ejo narindi mandeba kuri Facebook cyangwa kuri YouTube, ndeba video y'umuntu yitwa ngo ni umukozi w'Imana, ari gukandagira abantu ku mutwe, afite undi muntu w'umudiyakoni umuhagaze iruhande, ari gusuka amazi hejuru y'uwo muntu. Waza agapfukama imbere y'uwo nguwo yabaga afite intebe yicayeho, yamukandagiye ku mutwe n'abapfukamye, yakandagiye ku mutwe w'uwo muntu upfukamye. Haleluya. Wa mudiyakoni akajya afata amazi akayasuka ku mutwe w'uwo mupasiteri, akajya ashokera ku birenge bye. Yamara gushokera ku birenge, akava ku birenge ajya ku mutwe wa murwayi, akamushoka ahantu hose. Mwumva ubuyobe mw'uzungu. Imana yagombaga kohereza umuhanuzi kugira ngo tugarure kuri Bibiliya. Abantu barifaburikira ibintu, abantu barihimbira ibintu, abantu barizanira ibintu bidahura na Bibiliya. Ni inyigisho z'ubuyobe. Haleluya. Amen. Ugasanga umuntu arabwira abantu ngo nimugende ngo munywe amazi ngo nayasengeye, ngo mugende. Haleluya. Uwo muhanuzi yafataga amazi akayihumura, yarangiza agashyira ibiganza ku burwayi warimo aramusengera. Ibyo birahurira n'ibyanditswe. Eliya yaje kugira ngo adusubize ku rufatiro rw'umwana w'abantu. Haleluya. Nabonye abandi bapasiteri kuri YouTube, haleluya, babwira abakristo babo ngo bagende mu byatsi barishe nk'amatungo, ngo barakire indwara zabo, ngo barabona imigisha. Ibyo byose ni ubuyobe. Haleluya. Tugomba kubitemesha inkota y'ijambo ry'Imana. Amen. Akarambika abagore hasi, yarangiza akabakandagira ku mugongo, akabakandagira ku bibuno, arimo bagendaho, barimo arabakiza ngo ni deliverance. Ubwo ni ubuyobe. Niyo mpamvu Imana yagombaga kuzana umuhanuzi. Haleluya. Imana ishimwe kandi himbazwe. Amen. Amen. Abantu ugasanga barimo baracururiza
mu rusengero, ngo barimo barashaka imigisha, ngo barahesha imigisha abakristo, bakazana ibitoki mu rusengero, bakazana amatungo mu rusengero, bakazana imyenda mu rusengero, bagashyiraho ngo umwe agatanga 1,000, undi agatanga 2,000, undi agatanga 3, ikintu cy'igihumbi kikazamuka kikagera ku bihumbi 100. ngo barimo barabikora mu izina ry'Uwiteka. Haleluya, amen. Cyazana Yesu akinjiramo, agafata umukoba akabakubita akabasaba. Haleluya, murabibona mu nsengero z'abapantekote. Haleluya, winjira mu nsengero ugasanga bararirimba, ugasanga barahimbaza, ugasanga barasirimba, ugasanga umwanya w'ijambo ry'Imana urafata iminota 10, barangiza bagashyiraho ibiseke 4, 5 ngo barimo baraturisha. Haleluya, Imana yabo ninda. Haleluya, bakumva ijambo ry'Imana iminota 5. Haleluya, ibiseke 5 ngo cy'amaturo y'ishimwe, ngo cyuko ngura amahoro, ngo cyatimo mu 10, ngo cy'amaturo asanzwe, ngo ikiro cy'umushyitsi, ugasanga byose biratondekanye. Haleluya, ese bari mu ijambo ry'Imana cyangwa bari muri business? Muzahereza ryari guhera mu ngabo? Haleluya, nimba Imana nyarinda mubare mukuriki, cyangwa se nimba bare ariyo Mana ya mubare mukuriki, ariko nimba Uwiteka ariyo Mana mubare mukuriki. Haleluya, retourne à la Bible, mugaruke kuri Bibiliya. Haleluya, niyo muhanuzi utavangiwe, niyo Mana y'ukuri iri mu ijambo ryayo. Haleluya, amen. So nyigisho bazikura he? Imana ishimwe kandi himbazwe. Amen. Haleluya, amen. Nubwo abantu bose baba, haleluya, amen, vuga nkari uvuga uti nagize ishyaka ryinshi. Amen. Haleluya, bashenye ibicaniro byabo, bisha abahanuzi babo, dore nsigaye genzi. Haleluya, amen. Imana ishimwe kandi himbazwe. Amen. Ariko weye kujya kurya ibyo birutsi n'imyaka, ijambo ry'Imana ririmo riravuga ngo ameza yose yuzuye ibirutsi, nta heza na hato, yuzuye ibirutsi n'imyaka. Haleluya, ariko Imana ishimwe ko yakohereje umuhanuzi mu gihe cyacu akatugarura ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Haleluya, haleluya, ameza akaba yuzuye ibyo kurya biri fresh. Imana ishimwe kandi amen. Basageza ryari guhera mu rungabanga? Iki ni igihe cyo gufata icyemezo. Imana ishimwe kandi himbaza. Abantu bave mu bintu byabo, abantu bave mu mpaka, urasinjira mu nsengero ugasanga abantu n'ibihumbi 3, ugasanga abantu n'ibihumbi 4, ariko ugasanga n'isi mu yindi. Haleluya, ibyaha niho bikorerwa, ubusambanyi, ubuheza, abajura, inda. Pasiteri umuntu ashobora kubikoraho kugira ngo adatakaza icyubahiro cy'abantu bateraniramo, ugasanga akavuga ngo mwene bariya ngo nibo bazana 1/10, ngo ntabwo bavuga ku byo bakora, ngo bagiye ngo twaba duhombye, ngo kandi baba bafite umurimo bakora, bagiye ugasigara wenyine. Ni ikibazo nuko Imana yawe arinda. Amen, amen. Bacyahe birukane rero ari wenyine. Haleluya, amen. Yesu yafashe umukoba yinjira mu rusengero arabakubita, aravuga ati inzu yanjye yitwa inzu yo gusengeramo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga abambuzi. Haleluya, amen. Imana ishimwe kandi himbazwe. Aratinya gukora ku bakire, birirwa bari mu maforode, birirwa bibi imisoro ya leta, birirwa bakora amanyanga, akavuga ngo batagenda bagiye. Haleluya, amen. Ariko ugasigara wenyine, ugasigara umeze nk'eri. Amen. Muzageza he nk'abapasiteri mwe, nk'ababishopu mwe, nk'abapotere mwe, nk'intumwa mwe z'ibinyoma, nk'abahanuzi mwe b'ibinyoma, muzageza hehe? Muzageza ryari guhera mu ngabo? Haleluya, amen. Imana ishimwe kandi himbazwe. Amen, amen. Imana igomba gukora isuku. Eliya yavuze ati ntihagire n'umubacika, bose mubafate mubicisha inkota. Haleluya, abatemagura, abasogota. Haleluya, nawe fata ijambo uteme. Amen. Ntacyo witaye, ntushobora kusigara wenyine. Imana ishimwe kandi himbazwe. Amen, amen. Haleluya, abagore ba pasiteri ntirusanga ari abanyabyaha ba mbere, ariko pasiteri agatinya kubikoraho kubera ko azi ko n'umugore wabikora. Haleluya, amen. Branham arabivuga, hari predikasiyo bivuga muretse ko ntayibuka. Amen.
ababwirizabutumwa bavugisha ukuri bacitse mu nsengero barabirukanye barabamaze ibyo babwiriza ntabwo bigezweho ngo nta muntu uzabumva ngo bazabafungishije insengero. Haleluya. Cyangwa hakaboneka abantu bameze nka Eliya birirwa babungera ariko babungerana n'Uwiteka. Niyo mpamvu Pawulo avuga ati twahindutse ibishungero twahindutse inzererezi. Haleluya. Imana ganimba ari mu iherezo rye ari ku munota wa nyuma afungiye i Roma aravuga ati narwanye intambara nziza narinze byo kwizera ahasigaye bikiwe ikamba abo muri Aziya bose baranka. Haleluya. Amen. Nayo na Fileto baranka. Alexander Aforoja barwanyije ibyana sigaye jyenyine. Haleluya. Luka niwe wenyine dusigara. Tito yagiye i Dalmasi tukikona amaze kumwohereza muri Efeso yandikira umwana we mukuru wa Timote aramubwira ati tebukuze aho ndi uzanzanira ibitabo by'impu unzanire na rya kote na sizitiro. Haleluya. Icyo yarasigaranye mu ntoki ze ni ibitabo by'impu n'umwitero wonyine. Haleluya. ariko kuvuga ati narwanye intambara nziza ahasigaye mbikiwe ikamba. Haleluya. Amatorero yose yari yarabwirijemo yari yaramwanze, amatorero yose yari yarabwirijemo yari yaramushugunye, amatorero yose yari yaramwanze, amatorero yose yabwirijemo yari yaranze kuza kumusura. Haleluya. Asigaye wenyine avuga ati Luka wenyine niwe dusigaranye. Haleluya. Mbikiwe ikamba kandi sijye jyenyine ahubwo nabakunze kuza kwe bose n'abandi byo kwizera nanjye ndimo. Haleluya. Tuzahabwa ikamba. Haleluya. Ntimurebe ku bantu, ntimurebe ku bigaragara, ahubwo murebe ku bitagaragara ari byo jambo ry'Imana. Haleluya. Ikindi upfa kuba uzi ko nta mutima ugucira urubanza, upfa kuba uzi ko nta kibazo ufitanye n'Imana. Haleluya. Ahasigaye tuzaritaha. Amen. Jambo ry'Imana ari kuvuga riti unesha nzamuha kwicarana nawe. Haleluya. Nk'uko nanjye nanesheje nkicarana data ku ntebe. Haleluya. Muzagezahe guhera mu rungabangabo. Nimba barayewe Mana nimumukurikire, nimba Uwiteka ariwe Mana nimumukurikire. Imana ishimwe ko yatugoreye ku rufatiro rw'umwana w'abahanuzi tukaba dufite ijambo ryuzuye ridaturuka i Roma, ridaturuka muri Suwede, ahubwo rituruka i Yerusalemu. Haleluya. Niyo mpamvu ushobora kuvuga nti wowe ko wabatijwe mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera, nyereka umuntu umwe wabatijwe gutyo ndakwereka abarenga 3,000 babatijwe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Byakozwe n'intumwa 8, 14, byakozwe n'intumwa 10, 48, byakozwe n'intumwa 19 murongo wa 5 kugera ku wa 6, byakozwe n'intumwa 8 murongo wa 14, byakozwe n'intumwa 2 murongo wa 36. Haleluya. Intumwa zose zabatije abantu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Naransa defi navuga nti ngaho akira Bibiliya numbonera mwumwe batijwe mu butatu njya musubize ku mazi, ariko genda kwereka abarenga 3,000. Imana ishimwe kandi imbazwe badusubize ku rufatiro. Amen. Haleluya. Mpamvu Petero ari kubwiriza ku munsi wa Pentekote yaravuze ngo iri sezerano ni iryanyu n'abana banyu. Haleluya. N'abazabahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Amen. Niyo mpamvu twasuye ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Haleluya. Intumwa zari zizi Imana imwe, Abayisiraheli bari bazi Imana imwe. Niyo mpamvu Eliya asenga yaravuze ngo uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Ntabwo yavuze ngo bimenyekane ko ari mwebwe Mana, yaravuze ngo bimenyekane ko ari wowe Mana. Haleluya. Haleluya. Aravuga ati Uwiteka Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isiraheli. Haleluya. Abahanuzi bose bavugaga Imana imwe, abahanuzi bose bari bazi ko habaye Imana imwe, abahanuzi bose bakoreraga Imana imwe. Haleluya. Kugeza no kuri Petero, kugeza no ku ntumwa zose zari zizi ko ari Imana imwe. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Filipo abwira
filipo ati umbonye ababonye data wa twese. Amen. Haleluya. Amen. Yesu yari imana yambaye umubiri. Haleluya. kugira ngo ize kuducungura. Haleluya. yari imana mwirema yambara umubiri kugira ngo ize kuducungura. Haleluya. Amen. yitwa umwuka wera kubera kuri mu itorero ryayo uyu munsi iri hagati yacu nk'imana mu mwuka. Haleluya. ni imana imwe yiyerekanye mu buryo butatu ahubwo ntabwo ari imana eshatu. imana yacu ishimwe kandi yimbazwe. Haleluya. Eliya arangije asana igicaniro cy'uwiteka yegeranya amabuye 12 ashushanya imiryango 12 ya Isirayeli. Haleluya. namwe mugaruke ku nyigisho z'intumwa 12. Haleluya. abatazirimo bose bari mu rungabangabo. abatazirimo bose bari mu bigaragara ko ari nk'iby'imana ariko atari iby'imana. abatabirimo bose bafite ishusho yo kwera ariko barahakana imbaraga zako. abatabirimo bose. Haleluya. Amen. Amen. Imana ishimwe kandi ibazwe. baragaragaza gusenga ariko batazi imana y'ukuri. Imana ishimwe kandi ibazwe. muzageza he guhera mu rungabangabo? tumva ari aho turangirije. Imana ishimwe kandi himbazwe. Imana ibahe umugisha namwe kuba kumva ijambo ryayo.